aramukuza mwabyuka tukatuvugana none hanga byuka atambwa tubundi kuki wigize umusinzi byagenze gute ko twahura umukobwa muzima what happened atambwa ngo ntacyo nyirambwa ati ubundi mbwira upanga iki na boss wawe arabakana ngo ngiye ngo ntarakimwe amaze kubakana tamwereka azaca ati umugore ngahita apfukamara aramubwira ati ho yambabarira ibintu nk'ibyo ngibyo aramwaza ati ngiye ukambwira what happened ni gute wahuye na boss wawe ni gute boss wawe ndaza kishyura ibintu byose byo mu bukwe bwacu ni gute umuntu yigira nka papa kandi atari papa muri Aryamana mbwira ukuntu atangiye kuryamana na boss afite imyaka 16 what tell me what Hi guys, how are you doing? Nisa musumeze neza sir. Amashi kuri ngewe urukora consistent. Abantu bose bakoze subscribe 2,100. I thank you so much. Mumfashe twarangiza kuno kwezi tufite nk'ibihumbi 3 abandi 900 bagiyeho ukwezi kwa kabiri tugakorera abo bantu nge nta gusaba abantu benshi ndasaba abantu batari benshi cyane and thank you so much kwa nose nyine mwakoze subscribe and another story time for today. Kamba inkuru y'ukuntu nabuze kamera nabuze mikro zanjye nago nziyo zagiye anyway mwese nize kumeze neza icyumweru kiza kuri mwese ndi kuri recordinga ku cyumweru kwa ko nshaka kuza inginza iposting ejo ndibaza on Monday so uwambere mwiza ku bantu bose icyumweru nize ko cyabereye kiza and thank you so much ku bantu bose bakoze subscribe maze gusaba inshuro zingaye nyinshi cyane so mbafitiye inkuru uyu munsi yose ifite inkuru mbazaniye inkuru n'umuntu wacu uri kugisha inama and ndashaka kubabaza se ngiye mvangamo na stories za crime like criminal stories something like that ndashaka kuzajya mbikora kuko nzi inkuru nyinshi mana yanjye nzi inkuru nyinshi cyane najya mbabwira but nyine kuri codinga ku editinga ni ibintu bifata umwanya munini cyane so ariko ndashaka kuzandishyiramo nk'iminota 10 cyangwa 15 nkababwira nk'inkuru ya kanaka Jeffrey Epstein. Oh my goodness, story Jeffrey. Anyway, nagaricyo kinzanye reka tujye kuri story yacu uyu munsi. Abantu bose mu ndebe, abantu bose munkurikira Imana bahumugisha. So inkuru bafite uyu munsi rero ni umupapa cyangwa n'umusore n'umupapa wanyandikiye arambwira Debby mfite ikibazo kindemereye ntabwo nzi aho guhera ntabwo nzi icyo gukora ndashaka abantu mungira inama yambwira ati rero ati ngewe nk'uyu umusore nakuze mba mu nyine mu rusengero mba muri ntuze mba mu nyine ntuze rw'abarokore cyane ku buryo byatumye ntananywa n'inzoga ndi umusore bituma nyine ntanywa inzoga bituma mbaho ubuzima bwanjye nyine nitonda nta bintu bya danje noneho ntangira rero maze gukura ngize imyaka yo kujya muri kaminuza nagiye muri kaminuza birangira mvuye mu rusengero nasengeragamo nyine nkajya n'ahandi hose hagiye hatandukanye hariya hano aho nabonaga niho najyaga. Someone calling me, I don't know. Aho yabonaga niho yajyaga nyine bitangira gutyo umunsi umwe ngaza kujya gusengera mu rundi rusengero ahurayo n'umukobwa nyine ubona ntabwo yaje nyine kwa kundi uhura n'umuntu mukicara nawe ndapasa akabwa ati bwira mugenzi wawe mbwe ngo uri mwiza nawe arahindukira mbwe ko nari mwiza things like that bahita basohotse umutipe nyine ari yamukunze arinda mwakanimera namwe bite ni byiza namwaza amakuru yawe witwa gutya amubwira amazina yiwe amaze kumbwira amazina yiwe arambwira okay, can I get your number? Ampeza nimero yiwe urumva nyine batangira guteretana gutyo bose batangira kujya baza gusenga bakahura kuri eglise ibintu nk'ibyo ngibyo ariko uyu mukobwa akaba nyine we anywa inzoga nyine biraho ngaho bitari ibya danje nyine akanywa ikiyeri ariko nyine ntabwo umuhungu yabonaga nk'ibya danje ariko umuhungu ntabwo anywa inzoga yabonaga nyine nk'ibintu bisanzwe biri normal things rero barakundana bamarana umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu rero n'ubundi kuko basengeraga ahantu hamwe bahitamo kugira nyine bari baravuye umuhungu aravuye mu idini asengeragamo n'ababyeyi be aza muri iyo church rero amaze kugera mu igihe nyine aba umuasha aba umudiyakoni nyuma y'igihe nyine aza gushakana n'umukobwa we barahuye bwa mbere kiza muri igitoro ari nawe batumye agaruka bahurira nyine batangira kugira uteba barakunda barakunda nazo kundana arangije nyine atangira kugira ute kumutereta nyine arabana bakora mariage bamaze gukora mariage atebe nge ntabwo ndi umuhungu wigeze ubaho ntagira akazi nge nagize akazi pe ku myaka yanjye mikeya nabonye akazi maze kubona akazi mbaho nyine buzima bwanjye busanzwe bwa buri munsi urumva nyine mfite akazi keza nawe umukobwa rero afite akazi keza arano yakoraga urumva aro yakoraga rero yarahamaze igihe kinini nyine yarabaye umwana nyine yabaye nk'umwana uwo papa nyine wo muri iyo company or something like that baratangira rero nyine
what's going on? Urumva rero akazi kabo nyine bagahurizamo hagati, noneho bageze mu rugo niho umutipe nyine bari baraganiriye ibya salary n'ibiki byose, umukobwa akamubwira amafaranga hembwa, ariko nyine ambwa amafaranga akaba ari hasi y'umutipe akumva nta kintu bitwaye. Bakigera mu rugo rero uyu mukobwa nyine yaje kubona promotion muri ako kazi, bisaba ko azajya ava gukorera hano nyine ni company iri private but igira amashami mu bihugu byinshi bitandukanye, amanama, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero umugore nyine akagenda, umugabo akari mu rugo, bigira haratwita, amaze gutwita araza arabyara, ariko mu kubyara ati yamaze amezi 3 nyine yanuzarangiye isasubira mu kazi. Mu gusubira mu kazi rero uyu papa kuko niwe yagiraga akazi nyine kamworoheye katarakadanje nyine nk'uyu mugore we, arangije nyine akaba ari wita ku bana, akita ku rugo, ibiki n'ibiki, nyine akaza akaba ari muri mu rugo, akaza akareba ko umukozi byagenze neza, umukozi yitaye ku bana, ibintu nk'ibyo nyine ari papa mu rugo, kandi yumvaga nta kintu twe ko ngo barakundanaga cyane pe. Barangije umugore none atangira nyine kugira, urabiswe yanywaga inzoga, ariko nyine ngo yabonaga atari byadanje, nubwo bari barahuriye mu rusengero, ariko nyine yanywaga inzoga, none ngo yaravuze ati wenda kuva mu inzoga nta byadanje, apfa kuba adasinda ibiki n'ibiki. Noneho akajya kubona akabona avuye wenda mu kazi, avuye wenda muri mission ahantu yari yaragiye akaza nyine tuvuga, akajya kumufata ku kibuga cy'indege yasinze, ngo bwa mbere biba nyine yari ikanzu, navuga yaje kumufata ku kibuga cy'indege ngo yasinze nyine, kuko umuntu aza mu ndege akagenda yinywera ikiyeri cyangwa aturutse ahantu yari yisindiye nyine. Urumva ajya kumutara ku kibuga cy'indege ngo yasinze ubwa mbere. Gusa bibaho umugore wanjye asinda gute nyine, yumva nta byadanje, yamuzana amugejeje mu rugo, umugore atagenda nyine arakaraba ajya kuryama, bucyo mutoza amazi sesheri, bira bintu ni bwoko ki usiga usinda. Aranje avuga ngo huya nyine ati ahantu kwa turi nanyweye nyine, aramubwira ati ndi kumwe n'ababosi banjye, birangira nyweye ngeze no mu ndege, numva nyine ndakomeza kwinywera, bampa inzoga ndanywa. Urumva ariko nta byadanje nyine, nta byadanje byabaye. Urumva noneho nyine umugabo nyine barabiseka birarangira. Noneho kuva icyo gihe rero umugore amwe Debby byahise biba nyine ibintu bya buri munsi. Umugore many times kuko yakundaga kuba ngo yagiye Kenya, nyine yakoraga mu bihugu bya East Africa cyane muri Congo n'ibyo byose, iteka ryose ngo ajya kumfata ku kibuga cy'indege yasanga nyine yasinze, cyangwa yaba ari no mu rugo ukabona ngo agiye ku kazi, akabona agarutse n'injoro nyine yasinze, aravuga se none ibintu bikibana nanjye. Aramwicaza aramubwira se waba ufite ikibazo, waba ufite depression wenda wumva nyine what's going on, urumva nyine utameze neza ku buryo usikumbona usigaye usinda cyane bitewe n'ubwoba. Umugore aramubwira ati oya ntago ari cyo ngicyo, ntago nsigaye nyine aramubwira na depression mfite, atahubwo nyine ntago inzoga nkizishoboye, ndanywa nyine nkahita nsinda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umukore ubwo nyine umugabo arabyakira, atangira no kujyamujyana nyine ahantu wenda bashaka kumufasha mu bintu bijyanye n'inzoga, nyine ngo akaba yareka inzoga, things like that. Umugabo nyine akabona nyine ni in the way of helping his wife. Akabona nyine ni mu bintu byo kuba yafasha umugore we, ibintu nk'ibyo. Rero bakomeza muri ubwo buzima bwa buri munsi, nyine umugore agezeho atwita inda ye ya kabiri. Amaze gutwita inda ye ya kabiri ati noneho byabaye ibindi bintu, ati urabona ko kundi yanywaga nyine nkajya wenda yanywaga avuye nko mu kazi cyane kuko yabaga yagiye, nkabona nyine no asigasinda cyane. Umuntu twite nyine ngasanga yanyweye, ati noneho byabaye bibi cyane, agiye muri maternity leave. Yagiye muri maternity leave inda ifite amezi 7, bamuheza nyine amezi 3, bamuheza amezi 3 yo n'ibiki byose n'andi 3, uyu mwana amaze kuvuka nyine. Ubwo amezi 5 cyangwa 6 niyo batanga bahereza ababyeyi. Thank you. Yes. Urumva arangije ati ngiye nkajya ku kazi nyine, umva ngasanga yasinze, cyangwa umukozi wanjye akambwira ngo bimeze gutya, mabuja yasinze kandi atwite inda ari nkuru. Umva aranje aravuga se umugore wanjye benze gute, aranje azambwira ati sasa rero ngiye nuzongera kunywa inzoga ntitaye kutwite, kuko kura twite umwana wanjye, ushaka umwana tuzabyara umwana ufite ibibazo, nzagufungisha. Nyine bitangira nyine biba amakimbirane, batangira kujya bashwana hano na hariya, bagashwana nyine bya vrai sana. Umugore aranje aramubwira ati wa sheri, ati ngiye inzoga nyine ngiye kuzireka. Ati rero mu cyo gihe cyose nyine umwana yendaga kuvuka, amaze kuvuka nyine
aranje akayabwira umugabo nyine gacyashaka cya primus cyo kugira azana amashereka nanjye cyo ngicyo rwose umuntu akisabye yabyenge nakimuhereza kwa kizana amashereka ngo akamukubita ikiyeri amakubita ikiyeri nyine kugira ngo anywe nkeyawe akinywera byinshi pe ngo akanywa inzoga hahandi nyine umugabo yamaza ngo kubera icyo inzoga nyinshi amwe atoya nukubera nyine intuze akamubwira nyine ni ukubera abashaka amashereka ngo ase wajye unywa igikoma nk'abandi bagore niba ari byeri ujye unywa primus imwe ku munsi ubundi mbashaka ko umwana nta kintu bitwaye ako se ndibaza ngo buri munsi muraza kumbwira ababyeyi bonkeje urumva ati umugabo aranje avuga ati niba basi ushaka kuzagushaka kunywa igikoma ngiye nzagushakira ubushera ngo umugabo akagenda akigashaka ubushera ubwo aho yabuhigaga ntago mpazi akabuzana nyine agahiriza umugore wiwe yaza akagenda arangije yamuhereza nyine uko yamusigaga gakeya ati yasangaga atumye umukozi kuzanira bigera nta agira abwira umukozi wiwe w'umuhungu bari bafite mu ruganda ati ntuzongere gutuma inzoga ntuzongere kujya kuziza kuko yasanga yasinze kuva mu gitondo umwana atakarabye umwana atariye umwana nyine n'amashereka atamwonyeje ugasanga ngaryamye nkano umwana ari kurira yasinze atazi no guterura umwana nyine ibintu yarabaye nabi pe noneho umugabo aravuga si uyu mugore wanjye yabaye iki si we umukristo atangira ari kujya musengera azana abantu mu rugo bakamusengera bahagera nawe akaza agasenga pe akanaririmba akabakira ati umugabo kuryo ngo navuga ati umugore wanjye sigaye inzoga abantu bakanga kubyemera kuko nyine ari umugore uzinywera mu rugo cyangwa akazinywa yagiye nyine atari umuntu uzi noneho haciyeho iminsi nyine bakomeza muri ubwo buzima noneho umunsi umwe rero ngo asanga umugore wiwe yanyweye inzoga nyinshi blacking out like blacking out because of kunywa inzoga nyine umuntu akikubita agasinzira nyine uruhinja ngo rurarira wa muhungu bari afite ngo umukozi w'umuhungu icyo gihe araza ari uterura umwana ahamagara uyu papa ngo ava mu kazi yiruka araza asanga umugore we neza inzoga none arebye munsi y'igitanda kuko icyo gihe nyine ngo basigaye bazimubuza ngo ariko wenga afite inzira ngo agiye nko hanze cyangwa agiye kwitembereza wenda agira nka mviro asangamo noneho ntago ari inzoga zisanzwe ni ibyuma bya nguvu bya ibyinshi do bipakiye akabiza umva ati bisanga munsi y'igitanda ati amacupa y'inzoga ziri munsi y'igitanda ati twagize kucyo tukadukura wakoze kuri umuviro ngo brrr amacupa mbibonye ati nta kundi nagomba gukora nabwiye umukozi w'umuhungu amafashije umwana ati njya muri dushe ndarira mbwira Imana uyu mukobwa twahuye kubera ngo inzoga ntabyanditse ko tangwa inzoga nyinshi byamugendekeye gute what happened to her urumva arangije urumva arangije nyine ngo arangije ahita amufata amujyana kwa muganga amugejeje kwa muganga nyine baramureba baravuga se muganga baramwicaza muganditsa avuga se nk'umuntu w'umubyeyi nkawe unywa inzoga gutya uyu mwana wawe umunsi iki n'ibiki kwa muganga baramubwira ati umwana rero uyu mama we afite alcohol nyinshi shaka kwa alcohol nyinshi uzamureka ntazongeye kumwonsa mumushyire ku mata aramubwira ati amata ntabwo byari ikibazo uko ngiye nafite amafaranga pe nafite amafaranga kwita ku mwana wanjye ku mwana wabo kabiri ari umukobwa babaho muri ubwo buzima umugore nuhagira abakazizi pe ati kandi kabatari wa muhungu wagenda hanze ngo mwicare mu kabari ngo umugurire icupa rimwe ngo hoya yanyweraga mu rugo ati yanyweraga mu rugo akagenda akicingirana kuko twari dufite office nyine mu rugo ebyiri kuko umugabo wanjye nyine afite akazi kenshi niyo bari mu rugo nyine twari dufite ahantu nyine baba barafite mu office ebyiri iyo umugabo n'iyo umugore n'ibyumba nyine bigiye bitandukana ko nyine banabana bafite amafaranga n'abantu baba bafite igiceri urumva ati rero akajya muri office iwe nge nkagira ngo umugore ari mu kazi umva ngasanga yanywera no bigeraho mfata kamera nyishyira muri ampure nyine mwitara nyishyira mu ntuze yiwe nyine muri ofisi yiwe atangira nyine kumumonitoringa arambwira Debby umugore wanjye ndamukunda pe yambwiye ati umugore wanjye ndamukunda actually ndamukunda nyine ku rwego numvaga I don't want anything bad to happen to her ntabwo nshaka ko ikintu kibi na kimwe cyamubaho ntabwo nshaka ko ari na I want her to nyine be okay koko ni mama w'abana banjye twahuye mukunze naramuterese mukunze naramukundaga nyine ati noneho ati nkabona ati icyo gihe rero umunsi umwe ati nicaye kuri ofisi njye ko njiye mu ntuze ateruye umwana gutya arangije amushyira mu gatebe kiwe ahereza umwana amata maze kumuhereza amata mbona nyine afashe agiye mu kabati ke kandi nyine babikamwe nka shafu zazindi zo muri ofisi akuramo icupa rya nguvu atangira aranywa Debby ndiko ngamere mbonye umugore unywa mu nguvu atanashyizemo na fanta wenda reka we yanywaga vierge urumva ati ngiye ko nambura umugore wanjye arayinyweye urumva ngiye ko nambura ngo ameze nk'umuntu ugiye kuri telefone sinzi umuntu ubwo yatonganaga nawe aratangira nyine ngararira nyine arira kuri telefone ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo si umugore wanjye
kuki ajya kuri telefone nkabona ari kurira ari kurizwa n'iki. Ndataha ngeze mu rugo rero natangiye kujya ngira amatsiko yo gushaka kujya muri telefone kuko yatangiye nyine abibona kuri kamera akabibona bimeze nk'ari ibintu biba every day bimeze nk'ari ibintu biba buri munsi. Arangije nyine aravuga ati ndashaka kwinjira muri telefone nkareba what's going on. Urumva ndangije njya muri telefone yiwe ati njya muri telefone yiwe ati nkareba nimero baba bavuganye ngasanga ni boss wiwe ngasanga n'abana bari ku kazi nta muntu nyine uri nake kurimo wenda baba bavuganye ngo akarira. Umunsi umwe rero ati navuye muri dushe nsanga nyine kwa kunda kunywa inzoga aka blacking out. Ubwo ngo yaravuye no kuryamisha n'abana araza wajya muri dushe asanga umugore yasinziriye nyine telefone ye iteretse aho ngaho ayijyamo. Sinzi ukuntu ngo umutima wamubwiyeho ati jya kuri nde kuri boss wiwe yari umupapa mukuru cyane ukuze ufite imyaka myinshi nyine w'umusaza. Twavuga ko ari umusaza nyine company nyine yari umusaza. Urumva abayigiyeho hagiye kubona umugore w'uyu nguyu nyine uwo mugabo ngo yaramwandikiye ngo rega ngo byapfuye umunsi uhitamo gushaka umugabo ngo nyine arangije ngo wajye kora umukobwa yamwandikiye ngo niba umusika wunci inyuma ngo njye gagenda karinda kunyica ngo kubera ibintu ngo siga nkorera. Arambwira ati umugabo akamubwira ati niba wanje kunci inyuma ujya gushaka kuki wagiye gushaka umugabo wundi ashaka umugabo w'iki. Umugabo umuntu uzatavuga uturi musaza w'imyaka 40 ungana kuriya abarazamutse gutya nyine kwa kundi arascrollinga hejuru ajye kora muna chat zabo. None bavuga ngo izo chat zabo zari ziri muri ki ari app ya Africa ndiye kuyibabwira ko nanjye nyikoresha kanye kuyivuga. Ni app nyine ya iri actually somehow private like very private abantu bakoresha nyine iri privé abantu bacatingira ku byo nibibonye muri telefone nta gushaka kumenya ko ari nka imeze nka WhatsApp cyangwa nyine imeze nka WhatsApp ni nka WhatsApp ariko nagiri WhatsApp weza amafoto weza ibintu byose bright urumva noneho araje baramwandikiye nyine abazi ajye nyine arazizamuka nyine arazireba. Urumva reka mbwe kuntu ngo abimenye werebye muri message abona izo message ayenze ngahita abona ngo uwo mugabo yambwiye ngo jya kuri yo app ngo ariho tuvuganira ngo ahangaha ngo people can be ngo umuntu yazabibona ahita ajya kuri yo app ngo nawe ntiyari risk ikora ngo rugabire yarayibonye ariko ngiye app ndayizi ayenze cyangwa azamuka nyine hejuru umva hejuru abona ibintu nyine byinshi cyane ibintu baganira ukuntu umusaza mugikura mukunda ukuntu batangiye kuryamana umukobwa afite imyaka 16 ukuntu nyine yamuhaye akazi muri iyo company ibintu byose n'ukuntu uyu mukobwa nyine yamenye ko uyu mugabo afite undi muntu bakundana uba muri icyo gihugu nyine muri Kenya aho yakundaga nyine kujya ari naho uwo munsi zo yasinze yaravuye kurwana n'umukobwa windi bakora mu kazi kamwe ariko bose nyine baryamana na boss ariko uyu ngo akabakunda nde boss urusha kunda umugabo wiwe. Debby narabibonye numvaga yenda karangije ndavuga ati ni gute umugore wanjye yankora ibingi bate nasomye ibintu bitigeze bibaho mbona ukuntu uyu musaza amwoherereza amafoto amavideo y'uyu musaza nyine yambaye ubusa ariko mwereka ati baby I miss you so much akabona nawe ari muri douche urumva atabona n'ahantu yajyaga amweza amavideo nyine when she was pregnant akamubwira ngo kana kari gukura mu nda neza ngo no problem nyine amubwira ibintu nyine like nyine kumubwira ukuntu nyine ibintu by'uwo kuntu aratwite ariko mwati ndakeka ko ashaka toro abana bataraba umugabo wanjye arabawe umva ibintu byinshi noneho arangije nyine abona n'ukuntu uyu mugabo nyine uyu musaza nyine yamubwira ati ngiye cyo kujya tuzanye dusubirane ndekura umukobwa wo muri Kenya ati kuko ni we nkunda yiba twatangiye kuryama rufite 16 urumva kuko rero ubwo nyine ndagukunda you know I love you so much ifintu arangije ngo bwarakeye mu gitondo ngo uyu muhungu rero ngo sinzi ukuntu ngo byagenze arabyuka nyine abyuka ngo yigize umwana mwiza nyine tangiye atekera umugore wiwe baze gutekerana mwicaza arambwira ko se shari ngenda shaka kubaza harya boss wawe muri amukorana muri ya company muzi mu maranye igihe kingana kimuziranye asavuga ngo wego ko ngura tumaze nk'imyaka nka 18 tuziranye 18 mwamenye ise ryari arambwira twamenye imyaka 13 ati twari duturanye turanye nyine wacu ariko wabara abakire byatari noneho njewe uyu nyine umukobwa ari kumubwira ati ngewe ndi inshuti ya wa uyu mukobwa wiwe urumva twariganaga twese muri primaire noneho nkajya kumureba
nkajya kureba uyu mwana nyine w'umukobwa urumva nyine nkajya kumureba ati rero papa wiwe niko yaje kunyine kundeba aranyikundira amaze kunyikundira bigenda gute nyine maze gukura aza kuma akazi ko umukobwa yari yanze ko bakorana aravuga ngo ajye muri Amerika ahitamo kuma akazi ngewe umuhungu arabyumva akimara kubyumva nyine ngo ahitaguruka yigira mu kazi ageze mu kazi ngagisha mushuti w'inama namwe ngasemba igenze gute yamwereka izo chat zose yari yazifotoye yari yazira ama screenshot nyine araziyoherereza aje aramubwira ati reba ibintu nyine umugore wanjye na boss wiwe ibintu ngibyo aturabizi ko nyine tamubwira ati ukuntu batangiye kuryama nafi nyanga 16 ibintu ngibyo aramubwira ngo urabeshya ati none uyu mungu atebuka ko mu bukwe bw'uyu mukobwa ati uyu boss yaraje yitanga amafaranga hafi amafaranga yose y'ubukwe ati ngiye mu bukwe bwanjye nshaka kuba narishyuye nka miliyoni 1 n'igice andi yose yishyuwe n'uyu mu boss w'umukobwa avuga ngo ni nk'umukobwa wiwe ni nk'iki kiwe ibintu nk'ibyo nyine mva ati ngiye n'umukobwa yabaye umukobwa wanjye niyo mpamvu umuhaye bino bintu this come on Jesus you will slap people urumva arangiza amaze kubwira mushite arambwira ati uzagenda ubwira umugore wawe ko ndikambwiza ukuri ari umugore wawe mwarashakanye nta mpamvu yo kugenda ngo urakari wowe uzagenda ubimubaze urumva aranje ngataha ageze mu gusanga umugore we yasinze amaze kujya kuyo musanga umugore yasinze ahita nyine ngo abirebye nyino yibuka byose byari bibaye yareba ukuntu umugore yasinze abana bica aho ngabo bari muri televiziyo mama wabo aryamye mu ntebe yasinze yabaye byasutamye kandi n'umugore umva ngo aramujinyura amwica aramukuza mwabyuka tukatuvugana none hanga byuka ahita tubundi kuki wigize umusinzi byagenze gute ko twabura umukobwa muzima what happened ahita yivuga ngo ntacyo nyine arambwira ati ubundi mbwira upanga iki na boss wawe arabakana ngo ngiye ngo nta kimwe amaze kubakana tamwe kaza chat umugore ngahita apfukama rero aramubwira ati ho yambabarira ibintu nk'ibyo aramwaza ati ngiye ukambwira what happened ni gute wahuye na boss wawe ni gute boss wawe ndaza kishyura ibintu byose byo mu bukwe bwacu ni gute umuntu yigira nka papa kandi atari papa muri Aryamana mbwira ukuntu atangiye kuryamana na boss afite imyaka 16 what tell me what umukobwa aramubwira ati we reka ngure ukuntu byagenze aramubwira ati ngewe nkimenya uyu mugabo tugituranye nyine nkiri umwana najyaga njyayo nagerayo agatangira ati umukobwa yaba atahari akankura ku mabere akankura ahantu hose nkumva ni byiza urumva ati ngiye bitangira nyine I was so uncomfortable none haciye iminsi nyine najye akama 5 akama amafaranga ati kandi ngiye wacu ntabwo twara abakire wacu nyine twari turi aho nyine papa wanjye ntashaka kuma amafaranga ariko wakayampereza nuko byatangiye ngize imyaka 16 arambwira ngo ashaka kunkorera ikintu ngo ntazibagirwa mu buzima ndagenda nyine uwo munsi niho twakoze ibintu niho twakoze nyine ibintu amubwira ibintu byinshi cyane uyu mugabo yakoze akimara kumubwira aramubwira tuzi n'ikindi ngiye ntabwo ushaka kongera kubana nawe kubera ko ni arambwira ati mushaka ko tubana first you have to quit your job ukareka uriya mugabo cyangwa nanjye nkagenda nka ubuzima bwanjye uwo mugore ngaramurira aramubwira ati kambwiza ukuri ndamukunda uriya mugabo ndamukunda nta kintu kibaho cyatuma mureka arambwiye ngo uvuze ati umuntu wakugize umusinzi umuntu wakugize gutya arambwira ati ubundi kandi ndashaka kubaza aba bana n'abanjye arambwira ntago mbizi pe ko igihe cyose twabaga iyo naryamanaga nane twarabikoraga nyine nawe twabaga turi ati nanjye twanawe twararyamanaga so ntago mbise ko abana bararaba umugabo aravuga ati ntago bishoboka arangije ariko ngo washiye iminsi umugore aramubwira ati nta kibazo mushaka gupima DNA bajya Kacyiru bapima DNA basanga abana nabo uyu mugabo ati nararuhutse maze kuruhuka umugore wanjye ndamubwira ati seso ngiye nawe tugatandukana tugakora divorce ati nkibimubwira ati nta kintu nabonye kimushimishije nkacyo yahise agenda mbona nyine apakira ibintu byiwe aravuga ngo reka nagende ngo abana bansigire ndamubwira ati urasiga abana bawe wabyaye arambwira ati nta kibazo ngenda bagusigira umugore ahita agenda we araza apakira ibintu bye ahita agenda akimara kugenda atahise amuvinga muri apartment nziza ya danje nyine ati bivuze ko nyine uyu mugabo yari yamubwiye ibintu nk'ibyo ati none mu rukiko we are fighting over custody y'abana uyu mugore nyine ngo nubwo abana bataye icyo gihe ngarashaka nyine arashaka abana ashaka ko abana nyine babamuhereza bakabana nyine nka mama wabo atari ko ngiye nkabwira urukiko yuko uko byari bimeze kose ntashaka ko nyine abana banjye babana n'umugore umeze gutyo ati rero ikintu cyaje kuba ati nyine urukiko rwa byarangiye birumpaye abana atari ko none nsigaye ngiye ikibazo kimeze gutyo ati ko nicaye
uko ndyamye mba ndi gutekereza umugore wanjye ati Debby umugore wanjye ndamukunda nubwo watankunda yikundira uyu musaza ariko ndamukunda pe ati njye nibaza ukuntu nza nyine ubuzima bwanjye ngiye kubaho nafite umugore ati umugore wanjye nubwo ari umusinzi ngo yemeze gute ati ariko naramukundaga ati mungire inama y'ikintu cyatuma umugore wanjye ariko uyu musaza akaza akankunda Pyo nurushye numvise umugabo namukubita ndambwa what do you mean umugore wakoze bino bintu byose and you still want to live with her what do you mean anyway guys that was a story muze mugira umpapi inama mbwira ikintu yakora kubera ko ngiye uyu nkuru namfishe ngira gutya mumanika amaboko ndabwa Jesus yeah so these things are happening. Hey! So guys, don't forget to subscribe, don't forget to share, tell your friend to tell a friend, cause game back kuri YouTube. Mwese mujye muza mumve stories zanjye ziba ziryoshye rimwe na rimwe izindi zikaba zibishye things like that. Yeah, uyu mugabo arashaka gusubirana umugore we nubwo uyu mugore atamukunde yikundira mu musaza ari we boss we. Uyu mugabo actually yaramuguruminze kuva afite imyaka 12 amukorakora ahantu hose. Anyway guys, aba mama twe ducunga abana bacu, ducunga abana bacu bajya kuko abana bacu barangirika by the way. Yeah. So guys, thank you so much. Bye bye. Kisses.